Haleluya, haleluya, Yesu Kristo nashimwe, ndabashuje mu izina rya Yesu, abo tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo, wowe uri hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, abari ku migabane itandukanye y'isi, mu bihugu bitandukanye, nshuti zanjye, bakristo b'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda, tubyutse dushima Imana, tuyihereje icyubahiro, izinze ijoro rizinguye amanywa, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Muri iki gitondo hereza Imana icyubahiro, kurura ibyo Imana yakoze muri iri joro, ibyo yakoze mu minsi itambutse, nurangiza wongere uhereza Imana icyubahiro, ubwira Imana uti Imana urakoze, wakoze kutwimana, urakoze kuduha ibitotsi byiza, urakoze kuturinda, urakoze Mana kuhaba, urakoze Uwiteka. Birashoboka ko wagize amayerekwa ujye ubyuka uyasengera, ntukabone amayerekwa ngo nurangiza ubyuka ugenda utayasengeye. Ibyo ari byose, hari ibyo warose, hari ibyo weretswe, hari ibyo wabonye, byaba ibyiza cyangwa ibibi, ujye ubyuka ubisengere. Nurangiza wiragize Imana, uragize Imana akazi kawe, uragize Imana abana bawe, uragize Imana umuryango wawe, nawe ubwawe wiragize Imana. Imana ihakubere, Imana ihahagarare, Imana ihagarare hagati yawe n'ababisha bawe, Imana ibarebe igitsure, Imana ihakurwanirira intambara uzi n'izo utazi. Hari n'abo mugendana uzi ko ari inshuti kandi bari kugutata bakugenda runono, aho hose Imana ihahagarare kandi mujye musaba Mwuka Wera abahishurire. Tubanje Imana hose muri byose. Muri iki gitondo muri kumwe na Bishop Leonira, umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba mu bihe byiza byo gusenga bya nibature. Buri gitondo tubyuka twinginga Imana, tuyihendahenda ngo yongere tugaruke turebe neza, kandi tubyuka twiragiza Imana. Ikindi tubyuka dusaba Imana ubwenge, dusaba Imana ngo igire icyo ikora mu myitwarire yacu no mu byo dukora, mbese igire ibintu byose igenda ihindagura, ibihindure nawe uhinduke icyaremwe gishya. Imana nishimwe, uhinduke umwana w'Imana, uhinduke ikiremwa Imana irebe iri mu gihugu cyo mu ijuru ikishimira. Iki gitondo rero turacyari mu ijambo ry'Imana rigira riti Imana ikoreshe imbaraga zayo, ikoreshe izindi mbaraga ibimenyetso. Imana nikoresha izindi mbaraga ibimenyetso. Iyo mvuga gutyo mba mvuga ngo yongere igire ikintu ikora ku buzima bwawe, bimenyekane ko ufite Imana. Yongere ikore ikindi kimenyetso, nawe ushima Imana. Yongere ikore ikindi kimenyetso, ni ukuri izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Nyemerera rero tudatinze dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana. Igitondo cyiza nk'iki cy'umugisha kidasanzwe. Iki gitondo ntikigeze kibaho. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Yohana. Turasoma ibice 12. Yesu asigwa amavuta. Turasoma ijambo ry'Imana riri ni muri ibi bice, ariko titirira yanditse ngo abagira iki bashaka kureba Yesu. Imana ishimwe. Biragukwiriye ko nawe washaka kureba Yesu. Ni ibi bice 12 nyine, ni umurongo wa 37. Dusome mu izina rya Yesu Kristo. Nubwo yakoreye ibimenyetso byinshi bingana bityo imbere yabo, ntibamwizeye, kugira ngo ijambo ry'umuhanuzi Yesaya risohore, iryo yavuze ngo Mwami ninde wizeye ibyo twumvise, kandi ukuboko k'Uwiteka kwahishuriwe nde? Imana ishimwe. Iri jambo rishatse kutubwira neza ko Yesu Kristo yakoze ibimenyetso byinshi cyane muri rubanda, mu bantu batandukanye. Abagira iki bo ngo bashakaga kureba Yesu, ariko nubwo byari bimeze gutyo, si uko Yesu igihe yari amaranye nabo atigeze akora ibimenyetso ndetse n'ibitangaza. Ariko ikibabaje, nubwo yakoreye ibimenyetso byinshi imbere yabo, agakora ibitangaza, ariko ntibigeze bamwizera,
ntibigeze bizera ko Yesu Kristo ari umwana w'Imana, ntabwo bigeze bizera ko ari umucunguzi waje muri bo. Niyo mpamvu ndi kukubwira ngo uyu munsi Imana ikoreshe imbaraga zayo ikindi kimenyetso kugira ngo n'abantu ubana nabo. Iri ni ijambo bundi nageneye abantu bizera b'abanyamasengesho, abantu bahora bashaka Imana, abantu bahora bavuga ati Imana uzaza ryari, ko abantu batemera ko ugikora ibitangaza, ko abantu batemera yuko ukiri Imana iriho, abantu bafashe Imana nk'iyoroheje. Ariko reka nkubwire, nubwo abantu bananiwe kwizera Imana, Imana irahari, Imana iragabura, Imana iracyakenura, Imana iracyatanga akazi, Imana iracyakiza indwara, Imana iracyaburana. Nubwo abantu banga kwizera Imana mu by'ukuri ngo bayizere mu bumana bwayo, bayizere mu mbaraga zayo, ariko Imana iriho. Nubwo bananiwe kwizera. Aha rero iri jambo ry'Imana riravuze ngo nubwo yakoreye ibimenyetso byinshi bingana bityo imbere yabo, ntibamwizeye. Ntabwo rero ari igitangaza kuba muri iyi si ya nyuma duhagazeho wahura n'umuntu akakubwira yuko Imana itariho. Rwose abantu benshi bajya bavuga bati ibyo ni ibintu by'abatamutwe, ni ibintu by'abantu, ntabwo twataye umutwe ni ukuri. Nyamara buriya witegereje wasanga hari abanyabwenge bizera Imana, nubwo wowe ubipinga, nubwo wowe ubona ko ari ibintu bidafatika, ariko Imana iriho. Twizera Imana ikora imirimo n'ibitangaza, twizera Imana ishobora byose, twizera Imana yaremye ijuru n'isi, twizera Imana ifite ububasha n'ubushobozi buri hejuru y'izindi mbaraga zose n'ubushobozi bwose. Ariko ijambo riratubwiye ngo nubwo yakoreye ibimenyetso byinshi bingana bityo ubuzima bwawe, bingana gutyo mu muryango wawe, ijambo ry'Imana riratubwiye neza ngo ntago ntibamwizeye. Birashoboka ko n'uyu munsi nawe wumvise iri jambo ry'Imana wari utarizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Ndakwingingiye Imana ikoresha izindi mbaraga, ikindi kimenyetso, nawe wizera Imana. Imana ishimwe cyane, Imana ihabwe icyubahiro. Muhahe muronke mugendane n'Imana. Ndabakunda cyane, Imana ibanezeze. Mwene data, Imana igukorere iguhe ikindi kimenyetso, ikoresha imbaraga zayo. Ni ukuri Imana igutandukanye n'abantu batarizera. Imana ishimwe cyane. Shalom.